ngutumweho Imana ishaka gutindana nawe, Imana ishaka kukugirira neza, Imana ishaka kukurengera, Imana ishaka kugutabara, Imana ishaka kubana nawe mwizi mpera z'umwaka, ugatangira umwaka wumva hari ubundi buzima bushya winjiyemo. Kubasuhuza mwe mudukurikira umunsi ku munsi, dukunda kubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Turizera ko Imana ibarinze, dushingiye ku iki gihe tugezemo, turi ku mpera z'umwaka, amezi 10 arashize. Ubwo waba warahuye n'ibibazo by'uburyo butandukanye, ushobora kuba warahuye n'uburwayi, ushobora kuba warahuye n'ibindi bigeragezo by'uburyo butandukanye, ndetse n'uyu munsi ukaba ukiri kumwe nabyo, ukaba wumva ubuzima bwari bukurambiye, turakubwiye ngo humura, komera, kandi komeza wihangane, komeza wumve ko Imana iri kumwe nawe, wumve ko Imana ari urukundo, kandi Imana yiteguye kukugirira neza. Mbese muraho, muri amahoro, murashima Imana. Ijambo ry'Imana riravuga neza mu bibi no mu byiza, duhore dushimira Imana, duhore kumva ko Imana ari urukundo. Imana ihora yiteguye kutugirira neza nubwo duhura n'ibyo bintu byose bitugerageza. Hanyuma nguhaye karibu weho dukurikira bwa mbere, ukaba uje kubana natwe kuyicano Ururembo TV, kandi birashoboka kuba ari ubwa kenshi udukurikira ndetse ukagenda utuba hafi mu buryo butandukanye, nawe tuguhaye ikaze. Hanyuma uyu mwanya reka mbonereho kukwisabira ikintu kimwe, kandi subscribe, kola like, share and comment, urabudushyigikiye kugira ngo ibi biganiro tunyuzaho binyuze mu ijambo ry'Imana, inyigisho zubaka umuryango nyarwanda ndetse n'abatuye isi, ndetse n'inyigisho zigendanye n'iterambere. Ibyo byose tubibumbatira binyuze mu ijambo ry'Imana. Byose izo nyigisho zose zigenda zishingira ku ijambo ry'Imana. Kudushyigikira rero ubu duteye inkunga ikomeye, urakoze cyane. Nyemera tubanze dusenga Imana mbere yo kwinjira mu nyigisho nziza twabateguriye uyu munsi. Tubafite inyigisho nziza, icyo tukwisabira ni ugukurikirana uhereye iki gihe dutangiranye kugeza igihe video isoreje. Uraza kugenda wumva ubwiza bw'Imana no kugira neza kw'Imana. Mana Data wa twese, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, ngushimiye kuri Imana ishobora byose, ngushimiye ko warinze abapapa badukurikiye, abamama badukurikiye, urubyiruko rudukurikiye mu mpande enye z'isi. Bahabwa umugisha nawe kandi bagirirwe neza nawe. Abafite intambara z'uburyo butandukanye bagirirwe neza nawe. Urakoze kubana natwe kandi tugirira neza, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Haleluya, haleluya. Ndizera ko mumeze neza nubwo ibibazo bitagiye bibura, kandi urazi ko dushyitse mu mpera z'uyu mwaka. Uyu munsi ntekereza ko ari tariki 9 z'ukwa 12. Urumva ko dusigaje iminsi mikeya kugira ngo dusoze uyu mwaka. Birashoboka ko wahuye n'intambara z'uburyo butandukanye, ariko ndizera ko Imana yakurinze. Imana yarakurinze, Imana yagize neza. Hanyuma ukore commentaire yawe, utubwire uburyo wabanye n'Imana, tubwire niba Imana yarabanye nawe mu bibazo wahuye nabyo cyangwa mu byishimo. Imana niba yarabanye nawe mu byishimo wagize. Birumvikana dushobora kuba twarahuye n'ibintu bitandukanye, yaba ari ibibi cyangwa ibyiza, twabinyuzemo. Ntekereza ko nta muntu ahari utarabinyuzemo. Niba warahuye n'ibyishimo rero udusangize ku byishimo wagize, kandi niba warahuye n'intambara zitandukanye Imana ikaba yarabanye nawe, nabwo ubidusangize. Byose birafatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Abari babuze ibyiringiro baragira ibyiringiro kubwo guhamya Imana kwawe, kubwo bumvise ubuhamya bwawe ko Imana yabanye nawe. Haleluya. Imana rero itwishimire, kandi Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Rero nahawe ijambo rivuga ngo, rifite umutwe w'amagambo ngo gutindana n'Imana. Gutindana n'Imana, gutindana n'Imana. Ubundi gutinda ni iki? Gutindana n'Imana ni iki? Abantu cyo bita gutinda, gutindana n'Imana niryo jambo tugiye kuganira. Umuntu yatindana n'Imana uti? Gutinda ahantu. Imana yacu tugirire neza. Mbese gutindana n'Imana ni ukumara ahantu, mu yandi magambo, umwanya munini, umunsi urenze umwe,
iminsi irenze 2, iminsi irenze ukwezi kurenga, umwaka, 2 n'ibindi bihe bitandukanye. Gutindana n'Imana niryo jambo ngira ngo tuganireho. Gutindana n'Imana ni ibintu by'igiciro. Abantu dushobora gutinda ahantu hatandukanye, ahantu dushobora gutinda mu bintu bitandukanye. Ushobora kuba waratindanye n'uburwayi, uburwayi bukaba bwari bumaze iminsi bukuriho, ukaba umaranye umwaka urenze 1, irenze 5, waratindanye n'uburwayi. Ushobora kuba uyu munsi hari ibintu watinzemo byakubabaje, hari ibikomere umaranye igihe kirekire, ukaba waratindanye nabyo. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo gutindana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Gutindana n'Imana ntibigira icyo wabigereranya, ntibigira, sinzi uko nabisobanura, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo gutindana n'Imana. Haleluya. Abantu batindanye, bamaze gutindana, bamaze kumva bageze ku kigero cyo gutindana n'ibigeragezo, ndabasuhuje kandi ndabahumurije, ndababwiye ngo nimuhumure. Uko mwagiye mutinze mw'ibyo bigeragezo, niko Imana ije gutindana namwe. Imana yacu nishimwe cyane. Erega buriya ibigeragezo ni kimwe mu bintu Imana ishobora gukoresha iduforoma, idukuramo ibikoresho bizima bishimwa n'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Rero kuba waratinze mw'ibyo bigeragezo ni igihe cyawe cy'uko Imana ije gutindana nawe. Igihe watindaniye n'ubwo burwayi, igihe watindaniye n'ubukene, igihe watindaniwe no kwangwa n'imiryango n'inshuti, igihe watindiye mw'ibyo bigeragezo, ukaba warabaye iciro ry'imigani ku musozi utuyeho, mu gihe umaranye igihe cyo kuba waragiye ugira ubukwe bugapfa inshuro nyinshi, we wa mukobwa cyangwa wa musore we, mu gihe umaranye igihe kirekire waratindanye nabyo, Imana ije gutindana nawe. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Mwizi mpera z'umwaka, dusoza uyu mwaka dutangira undi, Imana ije gutindana nawe. Yesu ashimwe cyane. Niba warihanganye ukaba waranyuze mw'ibyo bintu byose bikugerageza, ndakubwira ngo Imana ije gutindana nawe. Ongera wizere Imana, ongera wizere imbaraga z'Imana, ongera wizere gukora kw'Imana, ongera wemere ko Imana ari inyembaraga, ongera ugarurire Imana icyizere, kuko Imana yacu ni inyembaraga kandi Imana yacu ni umutabazi. Imana yacu nishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo hari impamvu Imana ishobora gutuma ugeragezwa, hari impamvu Imana ishobora gutuma utindana n'ikigeragezo. Ibyo byose bishobora kuba mu mugambi w'Imana. Imana ikemera ko bikubaho, Imana ikemera kugeragezwa, ariko hari impamvu z'Imana. Ariko kugira ngo umenye impamvu z'Imana, biterwa n'uburyo Imana uri kuyifata, biterwa n'umwanya urimo. Kugira ngo usobanukirwe Imana neza, ugomba kuba muhe mwanya. Imana nishimwe cyane. Imana rero ikunda, hari uburyo ishobora gukoresha ikakunyuza mw'ibyo bigeragezo, ikakunyuza mw'izo ntambara, ikakunyuza mw'ibyo bibazo by'uburyo butandukanye. Ariko reka manze nguhereze ijambo ry'Imana kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe mu ijambo ryayo. Imana yacu nishimwe cyane kandi Imana yacu itugirire neza. Yesaya ibice 40 umurongo waho wa 31. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Haleluya. Umva iki ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa,
bazagenda be gucogora. Iryo ni ijambo rya nyiri ijambo, ni ijambo ry'Imana. Weho umaze iminsi wumva bikugoye, ijambo ry'Imana riri kongera kukwibutsa ingororano z'abategereza Uwiteka. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Rero weho wategereje Uwiteka, weho umaze iminsi utegereje Uwiteka, uje gusubizwa. Imana igusubijemo intege nshya. Haleluya. Uwiteka Imana agusubijemo imbaraga nshya. Imana iguhaye imbaraga nshya. Imana iguhaye ibyiringiro aho wari ubuze ibyiringiro kubwo gutegereza Uwiteka. Weho wategereje Uwiteka, hari ingororano zo gutegereza Uwiteka Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Uziruka, ngo baziruka be kunanirwa. Haleluya. Bazagenda be gucogora. Abo ni abantu bategereza Uwiteka. Hari ingororano z'abantu bategereza Uwiteka, gutegereza Uwiteka. Haleluya. Wibuke ko turi ku ijambo rivuga ngo gutindana n'Imana. Abantu wundi dushobora gutinda ahantu hatandukanye. Uyu munsi wa none hari abantu batinze mu byaha, hari abantu batinze mu busambanyi, hari abantu batinze mu bujura, hari abantu batinze mu matiku mu buryo butandukanye, mu mashyari, mu nzangano. Hari abagabo batinze mu ibyo bintu bitandukanye, hari abamama batinze mu bintu bitandukanye Imana itari kwishimira, hari urubyiruko rutinze mu biyobyabwenge, hari abantu batandukanye batinze mu businzi. Ariko Uwiteka Imana, umva ingororano y'abatindanye n'Uwiteka Imana, bazasubizwa mu intege nshya, bazagenda be kunanirwa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Gutindana n'Imana. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Reka mbabwire nshuti bavandimwe, mwebwe mutinze mu bintu bidafite umumaro, nimugarukire hafi aho, nimugarukire hafi aho ngaho, mugarukire Uwiteka Imana, mutindane n'Uwiteka Imana. Erega gutinda mu byaha nta ngororano bigira. Gutinda mu ibyo byaha nta gisubizo uzabona. Oya, nta buhungiro wabona. Guhungira ku Uwiteka nibyo by'umumaro. Ngwino utindane n'Uwiteka Imana. Imana iragukeneye, ngwino utindane nayo. Mwami Yesu aragukeneye, ngwino utindane nawe. Yesu ashimwe cyane. Reka mbagire inama, nimuze mutinde mu materaniro y'abera, nimuze mutinde mu byiza, nimuze mutindane n'abanyamumaro, mwe gutinda ku bidafite umumaro. Imana yacu itugirire neza kandi Imana y'amahoro ikwishimire cyane. Gutindana n'Imana ni ibintu by'igiciro. Kugumana n'Imana ni ibintu byiza cyane. Ifuze gutindana n'Imana. Haleluya. Gutindana n'Imana, yo utindana n'Imana nuko urayitegereza. Yo utindana n'Imana ni ukuvuga ngo gutindana n'Imana. Ubundi mu gutindana n'Imana hari ingororano zibamo, hari ingororano ushobora kubona kuko watindanye n'Imana. Yesu ashimwe cyane kandi Imana ikugirire neza. Imana y'amahoro ikurengere. Imana yacu rero mw'iki gihe umaze utindana nayo, muri cya gihe utindana nayo, igenda igukuza, igenda iguteza intambwe, igenda ikwagura mu buryo bw'umwuka, igenda igera ikuvana ku rwego rutoya ikugeza ku rundi rwego ruri hejuru. Imana yacu nishimwe cyane. Nta muntu wegeze utindana n'Imana ngahombe. Nta muntu wegeze utindana n'Imana ngananirwe. Oya, kandi Imana igusezeranyije ko iyo utindanye nayo udacogora, ko iyo utindanye nayo igushyira mw'imbaraga nshya, mw'intege nshya. Haleluya. Gutindana n'Imana nta ruhombo bigira. Ni ukuvuga ngo mu bigeragezo dushobora gutinda muri byo, ariko Imana kuko ari Imana y'inyembaraga, kuko ari Imana itabara,
kuko ari Imana irengera ikaguhereza ingororano zayo. None se muribuka Lazaro yarapfuye, amaze gupfa batabaza Yesu, bashiki be batabaza Yesu, ariko Lazaro kugira ngo Yesu aze gukora ibikomeye kuri we, kuko Lazaro Bibiliya itubwira ko yari inshuti ya Yesu, kugira ngo Yesu akore ibikomeye ku buzima bwa Lazaro mu muryango we, yamaze iminsi ingahe bategereje Yesu? Ku munsi wa kane bamaze iminsi 3 bategereje. Lazaro yamaze gupfa, byarangiye, batumaho Yesu amera nk'ubirengagije, bagira ngo yabirengagije. Ariko Yesu yatinzeho kugira ngo aze gukora igitangaza muri ya muryango, aze gukora igitangaza kugira ngo aze kuzura Lazaro. Iminsi 4 yarashize, Lazaro arazuka. Imana yacu nishimwe cyane, Imana yacu iturengere. Rero gutinda mu kigeragezo ntago bivuze ko Imana itakora ibikomeye ku buzima bwawe. Mu gihe umaze iminsi hari ibyo utinzemo, hari ibikubabaza utinzemo, kuba ubitinzemo ntibivuze ko Imana yatakaje imbaraga. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Imana iraje, ije kubana nawe, ije kukugirira neza, Imana ije kukurengera, Imana ije gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Nubwo wari utinze, nubwo byagaragaraga ko utinze mu icyo kigeragezo, ariko Imana iraje kurengere, ariko Imana iraje igutabare. Komeza kuba mu mwanya umwe, komeza kumva ko Imana yiteguye kukugirira neza. Haleluya! Mu zindi ngero, Yozefu yahawe isezerano afite imyaka 17, ariko Yozefu yatinze kugera ku nzozi ze. Haleluya! Yozefu yatinze kugera ku nzozi ze, amara imyaka yose 13 atinze, ategereje, atindana n'Imana. Imana nishimwe cyane, kandi Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana y'amahoro ikurengere, Imana y'amahoro igutabare. Bibiliya ijambo ry'Imana, Yozefu ubwo yahabwaga iri sezerano, Yozefu yakiriye amasezerano, ariko amariye imyaka 13 ategereje. Haleluya! Ese wowe umaze iminsi imyaka ingahe? Katuganire. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu ikugirire neza. Imana y'amahoro ikurengere, Imana y'amahoro igutabare, Imana y'amahoro ikugirire neza, ikwagure. Yozefu akimara kurota inzozi, yazibwiye abavandimwe be, ariko abavandimwe be bamugirira ishyari muri cya gihe cyo gutegereza ko isezerano rya Yozefu risohora. Kugira ngo winjire mu masezerano, uhura n'ibikugerageza byinshi, uhura n'ibiguhinyuza, uhura n'ibigaragaza ko Imana itari kumwe nawe, ugenda uhura n'urucantege rutandukanye, kandi urucantege uhura narwo ntabwo wamenya aho rwanyura. Rushobora kunyura mu bavandimwe bawe, rushobora kunyura mu babyeyi bawe, rushobora kunyura mu baturanyi bawe, mu nshuti zawe, mu bo wizeraga. Ariko kuko ari isezerano ry'Imana ufite, ntabwo bivuze kuko uri guhura n'ibyo bintu byose bikugerageza, ntabwo bivuze ko bitazasohora, nubwo hari inzitizi uri kugenda uhura nazo mbere y'uko isezerano wasezeranyijwe risohora. Uyu Yozefu iyi myaka yamaze ategereje isezerano, ni ukuvuga ngo yaryasohoye afite imyaka ingahe? Yari afite imyaka 30.
imyaka 30 barakuva kuri 17 kugira ngo ugere kuri 30 harimo imyaka ingahe? Imyaka 13. Haleluya! Imana yacu ishimwe. Rero gutindana n'Imana birakwiye kandi biradukwiye. Yozefu yakomeje guhura n'ibigeragezo mu gihe yagendaga kwa Farawo. Yari afite imyaka 30, ajya ibwami kwa Farawo, ahahurira n'ibibazo bitandukanye. Ibwami kwa Farawo Yozefu yarageragejwe, ageragezwa mu buryo bukomeye, ariko Yozefu arakomera, akomeza gutindana n'Imana, yanga guhemukira Imana, yanga kuva ku Mana. Imana ishimwe. Ajya muri gereza, aremera kubwo kwanga guhemukira Imana, ahimbirwa ibinyoma, ajya muri gereza. Imana yacu nitugirire neza, kandi Imana yacu iturengere. Ibi bivuze iki? Bivuze ko nubwo uri kugeragezwa uyu munsi, nubwo wageragejwe mu mezi yose yashize, nubwo wageragejwe mu myaka yashize, ariko Imana iragukunda. Imana igufiteho umugambi. Imana hari umugambi wayo ku buzima bwawe. Hari umugambi w'Imana, hari icyo Imana ishaka gukorana nawe, hari aho Imana ishaka kukugeza, hari aho Imana ishaka, hari urwego Imana ishaka kukuzamuraho. Ariko mbere y'uko ushyika k'urwo rwego, hari ibirwanya, hari ibibanza kukugerageza. Uri gucurwa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ikugirire neza, kandi Imana y'amahoro ikurengere. Umaze imyaka myinshi utinze mu gihe cyo kubura urubyaro, umaze imyaka myinshi rwose utegereje Imana, umaze imyaka myinshi uri ku isezerano ry'Imana, umaze imyaka myinshi uruvugwa ari rwinshi bakuvuga, wumva wihebye, wumva wakwiya ku buzima, wumva urambiwe amagambo y'abantu, ariko Uwiteka Imana aje gukorana nawe. Uwiteka Imana aje kukugirira neza. Uwiteka Imana aje kukurengera. Uwiteka Imana aje kugutabara. Humura, Uwiteka Imana aracyari ku ngoma. Uwiteka Imana aracyafite imbaraga. Uwiteka Imana aracyabana nawe. Uwiteka Imana aracyaruhura abarushe ndetse n'abaremerewe. Mana yacu nishimwe. Humura, komera, humura, shikama, humura, winyeganyezwa n'iyo miyaga, winyeganyezwa n'iyo miraba. Byo byose biraje bishire, byo byose biraje bihinduke, byo byose Imana ije gushyiraho iherezo ku buzima bwawe bw'ibyo bigeragezo. Imana yacu nishimwe cyane. Imana yacu iturengere. Imana yacu idutabare. Haleluya. Rero ibi bivuze iki? Imana ishobora gutinda. Imana ishobora gutinda kuza kugutabara, ariko iby'Imana ntabwo bihera, ntabwo birangiriraho. Nubwo itinzeho, ariko ntiwumve ko birangiye. Ntabwo birangiye. Erega no mu buzima busanzwe, mu buryo bw'iterambere, kugira ngo umuntu atere imbere, reka dufatire ku bahinzi. Ntangire urugero ruzwi na benshi. Umuhinzi mbere y'uko ajya guhinga arabanza agatekereza mbere y'uko asohora isuka kugira ngo ajye gutunganya hazatera imbuto. Arabanza akagira, mbere y'uko ashyira mu bikorwa umugambi, arabanza nyine akawutekereza, akabanza akawutegura, akabanza agatekereza kuri wa murima, akabanza agategura isuka. Hari ahabakomeye bisaba wenda ya suka ya bita amajagu, kubera ko hakomeye. Hari ahasaba bitewe, agategura ibikoresho kugira ngo agende guhinga wa murima utungane.
bitewe n'uko yamaze kureba uburyo wenda waba ukomeye. Hari igihe usanga umurima ari umushike umaze imyaka myinshi udahingwa. Hari n'igihe usanga umurima ari aho bita igikorera mu mvugo za bamwe uko babivuga, umurima usanzwe uhingwa waworoshye. Ariko icyo nshatse kuvuga ni iki? Nuko iyo agiye kuwutunganya aba yabanje gutekereza icyo agiye gukora ni iki. Yamara kugera muri uwo murima akawutunganya, akamenya ngo igikwiriye guhingwa muri wa murima. Ubu leta y'u Rwanda yatuzaniye iterambere mu buryo bw'ubuhinzi. Barabanza bakareba igice, buri gice bakagira icyo bakigenera bitewe n'icyo babona kihera. Ariko icyo nshatse kugaragaza ku muhinzi nuko ateganya imbuto azahinga muri wa murima, ndetse agateganya n'ifumbire izahajya, byose akabagara, akagera igihe agatera, mbese ubwo ajya kugira ngo kubagara uko yateye imbuto, akagera igihe cyo gusarura. Bivuga ngo agenda akurikirana wa murima yateyemo za mbuto, agakurikirana za mbuto kurinda zeza zisaruye. Rero urumva hagati aho mbere kugira ngo asarure, hagati yo gutekereza guhinga niyo gusarura, hagati kugira ngo agere kuri wa musaruro haba hari igihe kibanza gucamo. Haleluya. Kandi hari imvune aba yaragize kugira ngo abigereho. No mu iterambere risanzwe ntabwo wabyuka watekereje gutera imbere ngo byizane. Hari imvune ugomba kugira. Imana yacu ni ishimwe, kandi Imana yacu itugirire neza. Rero hari igihe gishira, hari igihe gitindaho ukabona gusarura. Haleluya. Ndi ku ijambo rivuga ngo gutindana n'Imana. Imana yacu ni ishimwe, kandi Imana yacu itugirire neza. Imana yacu iturengere, Imana yacu idutabare, Imana yacu ibane nawe, kandi Imana yacu itugirire neza. Yozefu yaje gutabarwa n'Imana. Inkuru za Yozefu murazizi. Yatindanye n'Imana, Imana imugabiza igihugu arakiyobora, aba minisitiri w'intebe. Asigara babandi b'abavandimwe be bamugiriraga ishyari, b'abavandimwe be bamujugunye mu mwobo. Babandi bose basigaye babona uburyo Yozefu yatindanye n'Imana. Ariko urumva, kugira ngo ajye kugera ku urwo rwego, inzira yanyuzemo ni inzira ikomeye cyane. Haleluya. Urugendo rwa Yozefu ni urugendo rurerure. Ibyo byose nawe birashoboka ko tubikuye kw'aba ngaba tubwirwa mu nkuru zinyuze mu ijambo ry'Imana, nawe birashoboka ko mu buryo bufatika hari igihe umaze mu kigeragezo utindanye nacyo. Hari abari kunyumva uyu munsi bamaze gutinda mu kigeragezo ndetse bakaba baragisohotsemo. Uyu mwaka mukaba mwaragisohotsemo mufite amashimwe. Imana ishimwe. Numushaka mutere komenti rwose, mutubwire, muduhe ku buhamya muri komanteri zanyu, muvuge ngo nanjye Imana yarahankuye. Haleluya. Kandi biranashoboka ko hari abandi bagitindanye n'ibigeragezo uyu munsi bategereje ko Imana yabagirira neza. Komeza utindane n'Imana. Komeza utindane n'Imana, iraje kugirire neza. Komeza utindane n'Imana, iraje kurengere. Komeza utindane n'Imana, Imana iraje gutabare. Komeza utindane n'Imana kuko bifite inyungu nyinshi. Haleluya. Dawidi, Imana yamuhaye isezerano ari umwana mutoya. Imana ishimwe. Haleluya. Iramusezeranya. Muribuka ko Imana yamusezeranyije isezerano ry'ubuyobozi, nyamara yari musezeranyije ari kuragira, ari mu ishyamba. Imana ishimwe. Araza ntabwo yese kaba umwami. Bivuze iki? Bivuze ko isezerano
ribamo ibintu byinshi bikugerageza, bisaba gutindana n'Imana, bisaba gutegereza Imana, bisaba kubana n'Imana neza. Haleluya! Tindana n'Imana uzabona ubwiza bw'Imana. Tindana n'Imana uzabona ineza y'Imana. Hari abantu benshi bagiye batindana n'Imana. Hana yatindanye n'Imana. Haleluya! Hana yari ingumba, ariko yatindanye n'Imana, Imana imuhereza urubyaro. Imana nishimwe cyane. Hari inyungu nyinshi zo gutindana n'Imana. Iyo utindanye n'Imana ubona ubwiza bw'Imana. Iyo utindanye n'Imana ubona ineza y'Imana. Ariko nutinda mu bintu bidafite umumaro, uzabona ingororano nyine ibidafite umumaro. Uko niko bimeze. Imana ishimwe, kandi Imana yacu itugirire neza. Ibuka ibyo Imana yagukoreye. Ndagira ngo none utekereze neza. Tuvuze ibintu byinshi kandi ntabwo twashaka gutinda, ariko ijambo ry'Imana riraryoha. Tekereza ku neza y'Imana. Niba waratindanye n'Imana, komeza ubitekereze. Kandi niba wari ucitse intege, utari uri gutindana n'Imana, ongera utindane n'Imana. Watindana n'Imana kubera kuri gusenga, watindana n'Imana usoma ijambo ryayo, watindana n'Imana uririmba, watindana n'Imana ukora imirimo myiza yo gukiranuka, ugatindana n'Imana. Haleluya! Kuko imirimo ni myinshi yo gukorera Imana, ukaba uri gutindana n'Imana. Tindana n'Imana uganira nayo, tindana n'Imana. Imana ishimwe, kandi Imana y'amahoro ikugirire neza. Imana y'amahoro ikwiteho. Gutindana n'Imana ntibigire uko bisa. Gutindana n'Imana bifite ingororano nyinshi. Gutindana n'Imana biraryoha. Imana ishimwe. Haleluya! Imana ishimwe. Haleluya! Gutindana n'Imana. Imana rero ikomeze itindane namwe, nicyo mbifurije. Imana ikomeze itindane na buri wese. Imana ikomeze kukwagura mu buryo bw'umwuka, kandi Imana iguhereza ubwenge, Imana iguhereza imbaraga, Imana iguhereza ituze, Imana iguhereza amahoro. Wewe wumvaga urambiwe, ongera ugaruke, ongera wumve ko Imana ije gutindana nawe. Ongera nawe kandi ugira umwete wo gutindana n'Imana, ukora bya bindi byose twagiye tuvuga. Imana rero ikomeze kubahereza umugisha, kandi Imana y'amahoro ikomeze kubishimira cyane. Birashoboka ko waba uri umumama wanyumvaga, birashoboka ko wanyumvaga warabuze urubyaro, birashoboka ko wumvishira ijambo ryose, wari umaze igihe mu bukene, mu bukode, umaze imyaka myinshi wumva bitazashoboka. Birashoboka ko umaze igihe wumva uteraganwa n'imiyaga n'imiraba, waranzwe n'imiryango, ukaba wumvise ubu butumwa. Birashoboka ko hari ibintu byinshi umazemo iminsi byakunanizaga, byakuzaga kumva, urambiwe Imana, wumvaga naho bavuga Imana wumva rwose bikubihiye, bitakuryoheye. Ariko garukira hafi aho, ongera ugaruke ku Mana, kandi niwongere wumve ko ngutumweho Imana ishaka gutindana nawe. Imana ishaka kukugirira neza, Imana ishaka kukurengera, Imana ishaka kugutabara, Imana ishaka kubana nawe mwizi mpera z'umwaka, ugatangira umwaka wumva hari ubundi buzima bushya winjiyemo. Niwongere kumva ko Imana ari data, wongere kumva ko Imana ari so, wongere kumva ko Imana ifite imbaraga. Ugarukire hafi aho, uzutindane n'Imana, kandi Imana irakubwira ko ije gutindana nawe. Mw'ibyo byose wanyuragamo hari iherezo ryabyo, kubera yuko Imana ariyo yiyiziye ku buzima bwawe. We wumvaga wihebye, wumvaga nta mahoro ufite mu mutima, Imana iraje ikugirire neza, kandi Imana iraje ikurengere, Imana iraje gutabare, Imana iraje ikwagure mu buryo butandukanye bw'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Icyo usabwa ni iki? Ni icyemezo cyiza cyo kongera guhindukirira Imana no kwigarurira icyizere. Imana kandi ibahereza umugisha, Imana kandi ibarengere, Imana ibatabare. Twavugaga gutindana n'Imana. Gutindana n'Imana ni inyungu zawe, kandi gutindana n'Imana biradukwiriye, birakwiye. Mwege mwanyumvaga,
Haleluya. Aha ni ku Rurembo TV, mwaganiraga na Evangeliste Silas. Turabakunda kandi turabazirikana, mukomeze mudushyigikire, bizajya bihora birikubaka, kandi ndizera ndashidikanya ko Imana irakomeza kubahereza umugisha. Reka dusenge kubw'abari bihebye, reka dusenge kubw'abari babuze amahoro, reka dusenge kubw'abumvaga ubuzima butaboroheye. Mwizere Uwiteka Imana, kandi mwizere ko Imana ije kubarengera. Mana Data wa twese, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, ngushimiye kuri Imana ishobora byose. Birashoboka ko hari abamama bumvise mu butumwa, birashoboka ko hari abakobwa n'abasore, birashoboka ko buri kigero cy'abantu bumvisha ubu butumwa bari barambiwe, bumvaga babivamo, bumvaga bacitse intege, bacogoye. Ariko Uwiteka Nyiringabo, turasenga Mwami, tubaturaho izindi mbaraga nshya, basubizwe nk'imbaraga nshya ziturutse kuri weho, mbaraga z'Umwuka Wera, Mwuka Wera muyobozi, Mwuka Wera mufasha, Mwuka Wera bagenderere kandi abayobore. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Mwami. Genda utindane n'abarwayi, genda utindane n'abari bacitse intege, genda utindane n'abari bafite intambara z'uburyo butandukanye. Shyireho iherezo bakubone mu buryo budasanzwe. Abumva ubutumwa bose bahabwa umugisha nawe. Urakoze kuri Imana ikomeye, kandi uri Imana yumva gusenga no kwinginga kwacu. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo misabye nizeye. Amen. Shalom, shalom.